Mwiriwe neza, mwatoye neza, reka mu makanya gato nagira ngo mbanze nshimire abo turi kumwe hano, ari Vice Chairman wa RPF, Secretary General wa RPF, namureshya nkwano mu buyobozi bwa RPF. Hanyuma hano turi kumwe n'abahagarariye imitwe ya politiki dufatanije na RPF hano mu Rwanda. Musanzwe muzi, tubabagezaho buri munsi ari amazina yabo, ari iyo mitwe ya politiki dukorana nayo. Nagira ngo mubampere amashyi tubashimire. Buriya muri ariya majwi huzuyemo RPF n'ayabo dufatanije abamvuga. Nagira ngo nshimire umuryango wanjye, turi kumwe hano, tuba turi kumwe igihe cyose. Tugendana hamwe namwe hose mu gihugu aho twagiye twiyamamariza. Buriya nabo bambera akabando. By'umwihariko rero ndagira ngo mbashimire mwese abari hano, ndetse abari hano ni bake nabashoboye kuza, ariko ndahera kuri mwe mbashimire ukuntu mwatubaye hafi muri byose, ndetse ikibanze mwabaye hafi cyane mu guca urubanza runguru twabwirwaga. Hanyuma nyuze muri mwe nanone ndashimira abanyagihugu bose. Ariko n'ubu abadukurikira ndabibibwiriye bumve ko mbashimiye cyane cyane. Hari abahanzi rero twagendanye, hari urubyiruko, sinabona uko mbisobanura. Ndabashimiye cyane cyane cyane. Mbishyize mu buryo bw'ubuzima bw'abantu, bw'umuntu nanjye,